dusobanukirwe igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuriwe Yohani si ibanga, si amayobera, ahubwo ni ukuri kw'ibyabaye kuriho kandi kugiye kwigaragaza bidatinze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Uyu munsi rero tugiye gukomeza gusobanukirwa n'ibyahishuwe bitagatifu. Iki gitabo cy'ibyahishuwe kiratwigisha gihereye ku byabayeho, ibiriho ndetse n'ibigiye kuza. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, nizeye ko turi kumwe tukaba tugiye gusobanukirwa ibaruwa yandikiwe Kiliziya ya Efezi. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe, jyewe waguteguriye iki kiganiro kandi nkaba nkikugezaho ndi umumararungu Marie Louise. Tugiye rero gusoma aya magambo ari mu gitabo cy'ibyahishuwe, umutwe wa 2. Ibaruwa yandikiwe Kiliziya ya Efezi. Duhereye ku murongo wa mbere turagera ku murongo wa 7. Andikira umumarayika wa Kiliziya ya Efezi uti: ufashe inyenyeri 7 mu kiganza cy'iburyo, akagenda rwagati mu matara 7 ya zahabu, aravuga ati: ibikorwa byawe, umuruho wawe n'ubwiyumanganye bwawe ndabizi, kimwe nuko utashobora kwihanganira abagome. Wagerageje abiyitaga intumwa kandi atari zo, maze usanga ari ababeshyi. Ufite ubwiyumanganye koko, warababaye ku mpamvu y'izina ryanjye kandi ntiwacika intege. Nyamara mfite icyo nkugayaho, ni uko utakinkunda nka mbere. Ibuka rero aho wahanantutse ukagwa, gira wisubireho kandi ukore ibikorwa nk'ibya mbere. Naho ubundi ngiye kuza, maze niba utisubiyeho, nzakura itara ryanjye mu mwanya waryo. Nyamara hari icyo ngushima, nuko wanga ibikorwa by'abanikolayi nk'uko nanjye ubwanjye mbyanga. Ufite amatwi arumva icyo Roho abwira za Kiliziya. Uzatsinda nzamuha kurya ku giti cy'ubugingo kiri mu busitani bw'Imana. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana.
Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, uyu munsi i Efezi ntabwo hakiri hahandi dushobora kubona kuri carte géographique, kuko iyo haza kubaho ngaho ntabwo tuba twarandikiwe aya magambo iyo aza kuba abwirwa abanya-Efezi. Hari n'amabaruwa Pawulo n'umwandikiye abanya-Efezi. Ayo mabaruwa uyu munsi yabaye ayacu. Ni ukuvuga ngo i Efezi habaye iwacu, i Efezi habaye mu mitima yacu, yewe si no kuvuga ngo ni iwacu wenda mu gihugu cyacu, oya, i Efezi ni mu mitima yacu. Haleluya. I Efezi ni muri wowe muvandimwe, i Efezi ni muri jewe. Nyagasani rero hari icyo atubwira uyu munsi, ari nacyo kinshishikaje. Mu by'ukuri ugiye kuri iyi carte, ku bantu bafite Bibiliya ntagatifu, barebe ku mpera za Bibiliya, bagenda berekana nyine amakarita, bakerekana aho Nyagasani Yezu ahavugwa henshi yagiye agenda. Mu by'ukuri Efezi urahabona. Ntabwo rero uyu munsi icyo ngamirije cyane ari ukukubwira Efezi, kuko abafite Bibiliya murebe kuri page ya 2285. I Efezi murahabona. Murabona Tesaloniki, Filipi, Perigamo, Furugiya, Kapadosiya, ahangaha hose murahabona. Noneho uyu munsi ni ukuvuga ngo Efezi hari aho hantu. Haleluya. Ariko uyu munsi ntabwo Nyagasani ari kubwira iyi karita, nubwo ishushanyije muri Bibiliya, ariko ntabwo uyu munsi Nyagasani ari kubwira ikarita. Gusa ikarita barayishushanyije kugira ngo batwereke yuko aho hantu hariho, kandi aho hantu kugira ngo habeho hari amateka bifite mu buzima bwawe muvandimwe, hari n'amateka bifite mu buzima bwanjye. Ayo mateka ni ayahe rero? Ayo mateka ni uko izi Kiliziya zabayeho, kuko Yezu avuka tuzi aho yavukiye. Ni ukuvuga ngo umwirondoro wa Yezu avuka, umwirondoro we wariho. Noneho Yezu Kristo arakura, amaze gukura yatoye intumwa 12. Ubwo ubutumwa buratangira, yigisha igihe gitoya arapfa. Amaze gupfa rero ubutumwa, mu by'ukuri mbere yuko apfa, ubutumwa yabusigiye abazamukomokaho, cyane cyane ko yari yaje kutwereka uburyo tugomba kugendana n'Imana, uburyo tugomba kubana n'Imana. Yezu amaze gupfa rero, abigishwa be bakomeje wa murimo yari yaratangiye. Uwo murimo yari yaratangiye rero, icyo gihe bawukoreraga ahantu, kuko bari abantu. Nk'uko nanjye uyu munsi iyo ndi gukora izi nyigisho mba nicaye mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo kera nibazavuga bati hari umuntu wigeze kwigisha witwaga Madamu Mararungo Marie Louise, bazasanga hari umunyarwandakazi. Haleluya. Bazasanga uwo muntu yari afite inkomoko mu Rwanda. Ibyo rero nta gitangaza kiriho, kuko iyi si Imana yarayiremye, hanyuma igenda yemera ko nyine bayigabanyamo izo ntara, ibyo bice. Ibyo ntago ari bibi, kuko byagiye bituma abantu bamenya nyine uko bagomba kubarurwa, bakagira, mbese ni ntacyo bitwaye mu buyobozi bw'isi. Ndetse n'Imana ubwayo yakunze Abayisiraheli, irangije igira Isiraheli umuryango wayo. Vuga rero ngo ntabwo Imana irwanya imiryango cyangwa ahantu, nko kuba wavuga wenda ngo muri kera twavugaga prefecture, ubu ngubu byabaye intara. Ubwo ntabwo Imana ivuga ngo ngurumva ngo kuki se ngo mugize intara. Nta kibazo kuba barashyizeho iyo mipaka itandukanye ibihugu, ku Mana ntabwo ari cyo kibazo. Haleluya. I Efezi rero Imana izi ko hariho rwose. Urebye kuri iyi karita, i Efezi urahabona haturanye na, hari munsi ya Simirina, hari munsi Simirina iri munsi ya Saridi, aho hose ni za Kiliziya. Noneho na Efezi, Mileto, aha hose naho iyi Kiliziya yari yarashinze imizi. Ariko kandi bakanatwereka uburyo Yezu Kristo
yagiye yamamaza inkuru nziza, ndetse no ku bisobanuro bakatubwira ngo ibihugu inkuru nziza yamamajwemo bwa mbere. Haleluya. Bwa mbere rero ni ukuvuga ngo bamaze kwakira Yezu, mbese ubwo ni ukuvuga guhera ku ivuka rya Yezu, kuko mbere y'ivuka rya Yezu hariho uburyo twabaraga, ariko ubwo babara bavuga ngo imyaka iyi n'iyi mbere y'ivuka rya Yezu, noneho imyaka iyi n'iyi nyuma y'ivuka rya Yezu, kuko Yezu yaje kugabanya isezerano rishya, haleluya, n'isezerano rya kera. Amina. Ni ukuvuga rero ngo mu isezerano rishya dufite uko Yezu yagiye yigisha, nuko natwe tukaza za nyigisho zirakomeza zirahererekanwa zitugeraho natwe uyu munsi. Ndizera yuko ibyo byumvikana. Aha rero ni mu bihugu inkuru nziza yamamajwemo bwa mbere. Uyu munsi tukaba turi Efezi rero, bwa mbere nyine bamamaza inkuru nziza i Efezi barahageze. Icyo gihe babwirwa amagambo, nyamara uyu munsi Kiliziya ya Efezi ishobora kuba wenda itagifite n'imbaraga, kuko buhoro buhoro ku ijambo ry'Imana ryagiye ryamamara, ni kubona ko ahantu hagiye hashingwa imizi muri Kiliziya uyu munsi, ndavuga ahantu hagiye hacika intege. Buhoro buhoro hagenda hacika intege ku buryo za Kiliziya nyinshi uyu munsi zitagikora, zafunze kubera ko nta bayoboke bagihari, nta bantu bagishaka gusenga. Mbese iyo niyo ya ntambara nayo ivugwa mu byanditswe bitagatifu hagati y'ikibi n'ikiza. Iyo ntambara nayo tuzagenda tuyibona tunayisobanukirwa cyane, ariko iyo ntambara ntimuyishakire mu ntambara wenda igihugu iki n'iki cyateye ngo ikiyoka gikubita ahantu ngo umuriro. Ntabwo intambara ari iyindi, intambara ni icyo kintu cyatumye abantu bava ku Mana bagatangira kugenda bareba mu bundi buryo. Iyo niyo ntambara ikomeye kandi n'uyu munsi iriho. Iyo ntambara rero yatumye bya bihugu byakundaga Imana byaragiye bidohoka, ni ukuvuga ngo bicibwa intege n'iki na antikriste. Wa antikriste utuma abantu bagenda bava mu byanditswe bitagatifu, bakagenda bacika intege, badohoka kugera ubwo barambaraye. Iyo niyo ntambara ikomeye rero ivugwa mu byahishuwe. Niyo ntambara ikomeye kandi iriho uyu munsi, kandi iyi ntambara kugeza igihe cyose Kiliziya izaba iriho, iyi ntambara izahoraho. Ko nyamurwanya Kristo ariho, ari gukora. Haleluya. N'ibyo ngibyo rero. Noneho rero tugaruke i Efezi. Habaye kwa wowe, habaye kwa njyewe. Mbese ubwo wenda Efezi ashobora kuba sindagerayo, ariko hariho. I Efezi rero ashobora kuba Kiliziya zaho zaracitse intege uyu munsi. Yewe nta nubwo icyo ngamije uyu munsi ari ukumenya amakuru ya Efezi, kuko uwashaka kubimenya, ubu rero ikoranabuhanga ryoroheje ibintu. Uwashaka kumenya amakuru menshi kuri Efezi wajya muri Google ukandikamo Efezi. Ndabizi neza ko hari byinshi cyane baguha by'amakuru n'amateka waba ukeneye kumenya kuri Efezi. Ariko icyo gihe baguha amakuru, ndeka mvuge ngo ajyanye ahanini n'umubiri, ariko amakuru ajyanye na roho uyu munsi ya Efezi ngewe niyo nakuzaniye, ajyanye na roho, kubera ko icyo ndeba uyu munsi ari roho zacu kurusha imibiri yacu. Efezi rero ha roho zacu ni hehe? Marayika arakwandikiye wowe uri Efezi, cyangwa se wowe Efezi we, Kiliziya y'i Efezi we, wowe uyu munsi marayika w'Imana arakubwiye ngo ibikorwa byawe, umuruho wawe n'ubwiyumanganye bwawe ndabizi, kimwe nuko utashobora kwihanganira abagome. Haleluya. Imana irabizi ko ufite ibikorwa bikomeye, irabizi ko ufite ibikorwa by'ubwiyumanganye, irabizi ko ubabara. Haleluya. Imana irabizi ko turi ku rugamba. Ntabwo Imana yatumye i Efezi ngo nta kibazo na kimwe mufite, oya. Ibikorwa byawe, umuruho wawe n'ubwiyumanganye bwawe ndabizi. Ntabwo ushobora kwiyumanganya ku kitakuruhisha. Haleluya. Muvandimwe, aya magambo aratubwira ko Imana izi urugamba turiho. Aya magambo aravuga ko iyi Kiliziya akaga irimo Imana irakazi, irakabona ndetse ikanabyemera. Haleluya. Irabyemera ko tuba muri uwo muruho,
tuba muri ubwo bwiyumanganye, tuba muri ubwo bugome, abagome bakadukikiza, abagome bakaba hafi yacu bagacura imigambi tubumva, Imana ikabyemera kandi ikabibizi. Haleluya. Erega nyagasani Imana ntabwo azaturinda ibigeragezo. Haleluya. Azaduha imbaraga zo kubigendamo. Arabizi ko turi ku rugamba, kandi urwo rugamba uyu munsi reka nkubwire muvandimwe, ntabwo rushobora guhagarara. Guhagarara rute se? Ko banyamurwanya Kristo ba antikristo bakorana na antikristo nyine, kandi abakozi ba antikristo bakaba bakiriho. Bariho, antikristo ari gukora. Ndetse uko iminsi igenda yicuma abantu bagenda badohoka muri Kristo, niko antikristo arushaho kugenda atwara benshi. Uko arushaho gutwara benshi rero niko isi irushaho kugenda iba mbi. Ugasanga rero abakristo bari kugenda bacika intege, bakazicibwa n'abantikristo. Haleluya. Muvandimwe, ibindi kuvuga ubirebeye mu buzima bwawe bwa buri munsi urabibona. Urabona ukuntu kera njya mbwira abana uyu munsi ntabwo nkuze cyane, ariko nangiye kuvuga ni twebwe mu gihe cyacu, nsanga koko hari itandukaniro hagati y'uyu munsi n'igihe cyahise rwose. Kera ntabwo twebwe twashoboraga kugira gutya na gutya. Reka mfate urugero rworoheje. Kera mu gihe cyacu nyine nta mwana, reka mbivuga uko nabibonye, ndavuga ku gihe cyanjye wenda, ariko si ukuvuga ko icyo nabonye si ukuvuga ngo niryo hame ridakuka, ariko njyewe reka mvuge ni ibyo nagiye mbona. Nta mwana wahangaraga gukubita nyina cyangwa se ngo ubone bimuguye neza, cyangwa se sosiyete ibyakira ivuga iti nta kundi babyakire. Reka ku gihe cyacu iyo umwana yahangaraga ababyeyi wasangaga ko ari ikibazo gikomeye, ariko uyu munsi nta kibazo. Niyo watakira umuntu ukamubwira uti umwana yambwiye nabi, ntabwo rwose ari ikibazo. Ndetse mu bihugu byamaze no gutera imbere, iyo umwana abwiwe nabi niwe utabarwa, ariko umubyeyi ubwiwe nabi, sinzi niba mu mategeko arengera abo mu bihugu byateye imbere, ndajya mu mategeko yabo cyane, sinzi niba uyu munsi ayo mategeko arengera ababyeyi bari kubwirwa nabi n'abana, ariko nzi ko hari amategeko arengera abana babwirwa nabi n'ababyeyi. Ugasanga rero umubyeyi ari ugomba kwibombarika, akitwararika, ugasanga mbese ibintu birakomeye, umwana ntakorwaho. Njyewe nkura aho nakuriye si kera, kandi iyo wakoraga ikosa, umubyeyi uwo ari we wese ukubonye mu ikosa yaraguhanaga. Ibyo ngibyo iwacu byari bizwi, ntabwo twatinyaga papa na mama, watinyaga umubyeyi uwo ari we wese uvuga uti yampana. Umubyeyi agafata akanyavu kakagucishaho, nuko ugasanga nyine ko umwana agororotse kandi akagororokera sosiyete. Ni nayo mpamvu uyu munsi mba mbona ko abantu bo ku gihe cyahise bagifite kwihangana ndetse no kwiyumanganya mu bibagerageza kurusha ab'uyu munsi. Ab'uyu munsi iyo turi gutera ibiparu nyine turavuga ngo ni amapondeze, ariko ni ibintu biteye impungenge. Aho usanga umwana yifata mu gahanga rwose akabwira se cyangwa nyina, kandi ugasanga abantu bavuga bati ni uburenganzira bw'umwana. Ni byiza ko umwana agira uburenganzira, simvuga ngo ntakabugire, ariko uburenganzira bw'umwana nibwubahiriza uburenganzira bw'umubyeyi. Umwana yumve ko agomba kubaha. Njyewe rero ndibwira abana basenga, nkababwira ni nta na rimwe Bibiliya yigeze bemera kwitwara uko mushaka, kuko Bibiliya mu magambo anyuranye, mu banditsi banyuranye, cyangwa se mu mabaruwa anyuranye, Bibiliya ibwira abana kumvira ababyeyi. Namwe baravuga ngo bana rero ngo nimwitware uko mushaka, ngo nimusuzugura ababyeyi banyu ngo kuko ntacyo bavuze. Oya, Bibiliya iravuga ngo bana mwumvire kandi mwubaha ababyeyi banyu. Haleluya. Bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru, ibintu ndi kuvuga birakomeye muri iyi minsi, kuko usanga abana barimo kwitwara uko bashaka. Dore ubu ngubu ikibi urabona ko kigenda gikura, ugasanga nyine abantu nyine barabyumva uko bashaka. Mu minsi ishize hari umubyeyi wambwiye ati erega unsabire umuhungu wanjye aherutse kuza kunyereka fiance umuhungu mugenzi we, mbese ubwo yazanye fiance, yabateguje ati munegurire rwose mfite umukunzi nshaka kubana nawe. Tugiye kubona tubona ahingukanye n'umuhungu mugenzi we, noneho turamubwira dutese fiance umushyitsi watubwiye saraza ryati nkuriya nuriya turi kumwe.
nuko ababyeyi nyine barumirwa, ntacyo bashobora kubikoraho, n'uburenganzira bw'abo bana bafite uburenganzira bwo gukunda uko babyumva, yego nuko n'uburenganzira bwabo, nuko ibintu bikagenda gutyo. Ibyo byose rero Imana irabizi, ibyo byose Imana irabizi ko biriho, kandi ikabwira abakristo ngo mukomeze murwanye ikibi. Haleluya. Murwanye ikibi kizabahunga. Haleluya. Ngo naho byose byagenda bikarimbuka, ariko haracyari agasigisigi. Agasigisigi rero ni akantu gato cyane. Haleluya. Hari agasigisigi k'abantu bumvira Imana kandi bakayubaha. Abo rero nibo bazashibukwaho n'ihanga rikomeye, ariryo rya Kiliziya izaza. Haleluya. Tugaruke rero i Efezi. Efezi rero babaye muri ibyo bigeragezo. Efezi barwana n'abagome. Efezi baba mu miruho ikomeye cyane, barwana n'abantikristo nyine n'abanyamurwanya Kristo, ariko i Efezi barakomera. Haleluya. Barakomera rwose, ndetse ntibihanganira abo bagome, ndetse barwanya n'abagerageje kwiyita intumwa kandi atari zo, maze usanga ari ababeshyi. Yarabagerageje amenya ko ari ababeshyi. Ni ukuvuga ngo i Efezi hari Roho Mutagatifu utuma babasha kumenya roho y'ishushanya, utuma babasha kuvuga bati iki ni ikinyoma, uku ni ukuri. I Efezi uwo Roho w'Imana arahari, ubasobanurira bakamenya ukuri, bakamenya n'ikiri ikinyoma. Nyamara icyo kinyoma cyari cyaje kigamije gutwara benshi, ariko i Efezi barakibona. Haleluya. Ntabwo rero wabona icyo kibi n'icyo kinyoma utari ku mavi usenga, ntabwo ibyo byagushobokera. I Efezi rero hari amavi, haleluya, ari gukora. Aya mavi niyo abavaniramo ubwiyumanganye. Haleluya. Aya mavi niyo abavanamo kutihanganira abagome. Abagome rero nabo tubarebye twababona uyu munsi, twasanga abantu erega nta mugome mubi uyu munsi nk'umuntu wica umwana we. Inda umubyeyi akajya kuyikuramo, uwo ni umugome mubi. Niba n'uwo wavuga uti burya abagome, reka mvuge ngo bararutana, hari uwakubise wenda umuvandimwe we, ukavuga uti wenda bashwanye, hari ibyo batumvikanyeho, ibyo nabyo amategeko arabihana. Ariko se muvandi, uriya mugore uri kuvuga ngo arakuramo iriya nda, uriya mwana arazira iki koko? Uwo mwana ntabwo yigeze agira uruhare mu misamirwe ye. Uwo mwana ntabwo azi uko yaje mu nda yawe. None amaze kugeramo, aho kugira ngo umuhe ubuzima, urarwana no kumwica, urarwana no kugira ngo avemo. Kandi amategeko y'isi akabigushyigikiramo, akavuga ngo inda zidateganyijwe cyangwa se umuntu utwise inda akumva atayishaka, afite uburenganzira bwo kuyikuramo. Uvandimwe, ntabwo uzaturiye Efezi, kuko Efezi ntabwo bazihanganira ubwo bugome bwawe. Ni ukuvuga ngo muri Efezi abo bagome bameze gutyo, n'abandi bakoraga ibizira, n'abandi bakoraga ibintu by'ubugome, Efezi barabahanaga kandi bakabahana bihanukiriye. Efezi rero uyu munsi turaza gusanga ari Kiliziya itihanganira ubwo bugome, turaza gusanga ari Kiliziya igorwa cyane kugira ngo uwo murongo ufate. Haleluya. Ufite ubwiyumanganye koko, warababaye ku mpamvu y'izina ryanjye kandi ntiwacika intege. Haleluya. Warababaye ku mpamvu y'izina rya Yezu. Hari abakwise ibyo bashaka, hari abakwise ibyo bashaka, ariko hari icyo Nyagasani akugaye. Aka rero niko kantu gakomeye. Buri gihe ngiye mbwira abantu, nkababwira ni gushimwa n'ijuru ntako bisa, ariko kugawa n'ijuru ni akaga gakomeye. Uyu mugayo w'ijuru rero mureke tuwange bavandimwe. Ni byiza wakoze ibingibi, wakoze ibingibi, wakoze, ariko hari icyo nkuga. Icyo rero naho kaba ari gato, ariko Imana ikakubonaho nk'igitokozi muvandi, reka tugatokore tukavanemo. Ubu rero nta nubwo uyu munsi turi buze gushishikarira kureba ibyiza by'Efezi. Reka ibyiza birahari, Imana irabishima, ariko hari ikigaya. Ikigaya ni igiki ngo tugikosore mbese? Aho muvandimwe, ni waba koko nawe uri Efezi, Imana ikaba hari ikikugayaho? Ni igiki Imana igaya i Efezi ngo tukireke? Efezi we, hari iki Imana ikugaya? Ni igiki?
Muvandimwe mwiza, i Efezi haragawe. Nubwo hakoze byiza ariko hari ikigawa i Efezi. Nyamara mfite icyo mugayaho, nuko utakinkunda nka mbere. Ni akantu kitwa ko ari kagufi, utakinkunda nka mbere. Mbere warankundaga cyane ariko ubu ntabwo ukinkunda nka mbere. Ubu uyu munsi i Efezi hari urukundo, ariko ntabwo ari nk'urwa mbere. Haleluya. Imana ntabwo ivuga ngo nuko wanyanze, oya. Ni ukuvuga ngo i Efezi kugira ngo ibi byose uyu muruho ubu bwiyumanganye, ngo ufite ubwiyumanganye koko, warababaye ku mpamvu y'izina ryanjye kandi ntiwacika intege. Urumva ko ari urukundo. Kudacika intege ni urukundo, ariko hari icyo Nyagasani amugayaho, nuko utakinkunda nka mbere. Ibuka rero aho wananutse ukagwa, gira wisubireho kandi ukore ibikorwa nk'ibya mbere. Haleluya. Ibikorwa nk'ibya mbere. Amina. Haleluya. i Efezi haracyari urukundo ariko ntabwo ari nk'urwa mbere. Reka tubigereranye mu buzima bwacu busanzwe, wenda abantu barambagizanya. Aha niho turi buze kubyumva neza, kuko buriya Kiliziya ni umugeni, itorero ni umugeni, Kristo akaba ari umukwe. Noneho rero Kristo yakunze Kiliziya ye arayitangira. Ubwo kuri Kristo urumva ko nta kibazo gihari. Tugiye Efezi rero, umugeni agize gutya, ararambagijwe mu bukumi bwe, akajya atanga utujambo. Burya rero WhatsApp yaranabyoroheje, basigaye bashyiraho twa tugambo, mana yanjye we turyoshye, Yesu wambyaye. Abana ariko burya rwose ubu turimo ari umuntu twaganira avuga ati ariko ati yewe we ati gusaza ni bibi, ati tugambo ko turyoshye, ati kandi tukaryoha ntawe nkifite ukitumbwira. Ndamubwira ni reba Yesu tukwibwirira. Nuko rero muvandimwe, tugambo turyoshye rero abenshi ntibakidufite, abenshi ntibagifite abatubabwira, ariko kandi baracyadushaka. Haleluya. Yesu rero nawe akunda turya tugambo. Haleluya. Niyo mpamvu yifuza ko duhora tumeze nk'abana b'ibitambambuga. Amina. Akavuga ati we nkunda umutima utagira uburyarya, umutima utagira amanarize menshi, umutima utagira byinshi, umutima wawe wa mutima umeze nk'uw'abana bato. Haleluya. Kuko Yesu Kristo yarivugiye ngo abazajya mu bwami bw'ijuru ntafite umutima umeze nk'uw'abana bato. Si yabivuze se tubizi? Umutima w'umwana muto rero ntuhararukwa, ariko waguhararukwa ute? Kandi urukundo rwe ntirugira ibyo rushingiraho. Ube mugufi ube muremure, umwana ibyo ngibyo ntibimureba. Mwiza ku isi ko babivuga cyangwa mubi, umwana rwose ntibimureba rwose. Hari utwana nturanye natwo aho ntuye hari maternelle, noneho njya numva utwana turi kuvuga mama elle est belle, gentille et jolie, ngo pour elle je donnerai toute ma vie. Ni ukuvuga ngo abandi bose ngo toutes les mamans sont belles, ariko pas comme ma maman. Haleluya. Ni ukuri bose ni beza, ariko mama wanjye arabaruta bose. Tugaruke rero kwa sheri ariwe Yesu i Efezi. Sheri rero baramukundaga bati abantu bose nibese ko nta n'umwe umeze nka Yesu, nta n'umwe, nawe bakamukunda cyane. Ariko uko iminsi igenda yicuma, kwa kundi umuntu agenda akura, ugenda uca akenge, uburyo umenya ko burya mama wawe atari inzobe nka mama wa runaka, nibwo utangira kujya uvuga hehe burya mama ntago ari mwiza. Hari umumama twigeze kuganira mu minsi ishize, arimo kuntakira ndirira ati mama atusengere cyane, ati umwana wanjye uko yatinyutse kumbwira ngo ntabwo ngo abona ngo ntakiri mwiza. Ubwo isura ntago avuga ubwiza bw'imico ya isura, ngo abona ngo ntakiri mwiza, ngo kubona ngo ku buryo ngo yabonye ngo mpagaze na papa ngo abona papa we ngo naramuhenze. Mama yababaye cyane. Ndavuga ni icyo nicyo kikuriza? Ati ndababaye atusengere rwose. Ndavuga numva rero twumvikane, kuko birababaza. Ntabwo umuntu burya arira arizwa n'ubusa. Umubyeyi wese urira burya aba afite ikimuriza, cyane cyane yuko amarira burya ngo ni 1% by'amarira ni amazi, ubundi 99% ni feelings, emotion. Uko umutima wawe ubyumva ni amarangamutima mu by'ukuri. Haleluya. Amazi ni karya gatonyanga ubona, ariko amarangamutima niyo azana amarira.
ni ukuvuga rero ngo amarira n'amazi y'umutima asohokera inyuma. Muvandimwe, iyo umubyeyi arira rero abarizwa kuko n'ibimubabaje. Mubyeyi ndicara rero ndamugira inama, buriya rero nubwo turi ababyeyi ariko tuba twifitemo nyine nubwo bwiza bw'Imana butugira nk'abana batoya. Ukumva wifuza yuko umwana wabyaye yakubwira ijambo ryiza, ukumva ko wenda ntakurira imbere ngo akubyinire, ariko nakuririmbiye si ikibazo cyaba kiriye. Mama ni wewe wa mbere, uri mwiza mama, koko uri mwiza si ukubeshya, singutaka bimwe bisanzwe y'abantu benshi bakabye cyane. Byibuze akanabikubwira ko hari uwarwara malariya kubera ko yaririmbiwe uri mwiza mama, ahubwo ko abantu mama benshi bazibura. Nuko rero uwo mama ndamubwira ni wowe komera, humura, mbese ndamuhumuriza kandi arabyumva. Ariko ikibazo rero ni ikihe? Wa mwana ntakimukunda nka mbere. Haleluya. Hari urukundo rwa kera, wa mwana yajyaga igira kuri mama akabona niwe mwiza. Uyu munsi rero urukundo rwaragabanutse, atangiye kujya abona ko hari abandi ba mama baruta mama. Uri kubyumva muvandimwe ikintu Efezi hazira? Hari kubona ko hari abandi, hari ibindi bishobora kuza bigatwara umwanya wa Yesu. Niba Yesu yari afite umwanya 100%, ibyo bindi byatangiye gufata wenda 5%. Ariko no kuvuga ngo Yesu Kristo yigiyeyo ku ntebe yari yicayeho, yigiyeyo hari undi bagiye kwicarana. Cyangwa baramubwiye bati ngeza hepfo agatebe gatoya, hari undi muntu uje wenda nakana kaje kwicara iruhande rwa, ariko ako kaje mu mwanya wa Yesu. Efezi nicyo bagawa, urukundo rwarakonje. Reka rero tugaruke iwacu twebwe. Haleluya. Turareba ku rukundo rwacu rero nk'abashakanye, turebe ese mukirambagizanya mwabwiranaga ngo iki? Icyo bita umutoma. Mbese wowe zuba ryanjye. Amagambo ko twayabwira. Zuba ryanjye, mbese yewe rumuri rw'umutima wanjye, mbese ye. Ariko se watinyukaga no kurya atakuri rugufi ngo bikunde? Ntabwo byakundaga. Ariko ngewe iyo mvuga mba nigisha ibiriho, ntabwo mvuga iby'iwanjye, kuko iby'iwanjye ntabwo ariyo nyigisha iriho uyu munsi. Oya, ni ibanga ry'urugo ndibwirira abashakanye uyu munsi, kandi ibyo mvuga nzi neza yuko ari ibintu biboneka henshi, cyangwa se ibintu wabonera n'ibimenyetso byinshi. Uyu munsi abantu benshi, ingo nyinshi, baravuga uti uko biri kose reka turye vuba vuba ataraza. Mbese yaba yanatinze gutaha, ntunamubaze ute se sheri uri hehe? Reka nta sheri. Reka mbese we namubwira sheri agakubaza ngo uwo ninde se uhamagaye? Cyangwa ugasanga abantu bari kurwana ngo niko ngo sheri ngo uribuka ngo ibinongore ngo yango sheri ngo ni we watangiye. Avuga ne ko sheri ubundi bivuga iki? Ubundi sheri ngewe nkurikije uko babimbwiye kera nkiga, wenda bishobora kuba byarahindutse. Erega hari amagambo agenda ahinduka bitewe n'igihe. Ubwo rero abo muzajya mwihanganira batwebwe bo mu gihe cyahise. Twebwe ku gihe cyahise rero bambwiye yuko sheri bivuga très cher, akaba ari umuntu pese ikintu qui coûte cher, gihenze cyane, mbese mu mutima wanjye we, mbese c'est très cher, ikintu gihenze cyane. Bikaza rero kuvaho sheri ari umuntu mbese ikibasumba, ubaruta bose. Yewe uwo mbura sintambuke, uwo mbura amaso ntarebe, mbese wa wundi ibintu biba bigeraho byose bigahagarara, uwo ndeba gusa. Kuko hari umuririmbyi waririmbye ngo abantu ngo ni benshi, ngo nakunze benshi, ngo nizeraho gusa, ngo narebye bose, ngo ariko nsanga nta n'umwe usa nawe. Ni abantu pe, ariko nta n'umwe usa nawe. Uwo rero uwo sheri. Haleluya. Noneho rero sheri bakagenda bavuga sheri, ubwo wenda babishyize no mu Cyongereza, sinzi mu Cyongereza uko mubyita, ariko sweet heart, my love, my baby, biriho dahani byinshi cyane. Ariko rero reka nkubwire ikintu kibabaje, nuko bitangiye ari my baby, ejo akaba my enemy, cyangwa my friend, my love, akazahinduka your enemy. Kasanga ngo umugore ngo yishe umugabo, umugabo yishe umugore. Buriya rero ibi bintu by'Efezi nimugire ngo biroroshye. Burya iyo abantu bajya kwicana bitangira bigabanuka. Ntukinkunda nka mbere,
mbere warandirimbiraga, mbere warandebaga ukabona ari njyewe kibasumba, none wabonye abandi basumba. Guharikwa naho bituruka. Umugore wawe cyangwa se umukobwa wawe wamukunze ko arateye gutya, nuko bwacya mu gitondo nawe ukaba utangiye kugenda urugabanya uruha n'abandi, nuko akabona ko utakimukunda nka mbere. Burya iyo arekaramye akavuga ati ntukinkunda nka mbere, burya biba bikomeye cyane. Umugore rero nakabwira umugabo ngo ariko mbona utakinkunda nka mbere, bavuga ngo ahubwo urajya ngo munagukunda te, wese ngo ngukunde ngo nguheke ngo sinakuguriye imyenda, ngo ejo bundi ngo ntabwo nakuguriye imodoka ku bafite ubushobozi nyine, ngo nta modoka ngo niko ngo ariko ngo uragira ngo ngukunde ne, ngo mada ngo mbabarira ngo nanjye mfite byinshi ndi kwirukamo. Mu gitondo ukumva ngo umuntu yamutwaye, ngo yango rwose ngo ari umugabo ngo bigeze gusanga ngo ari gukora ngo muti gwagiye kunywa batesura ziricya ati umugore wajya ati baramutwaye rwose, ati baramutwaye rwose. Biba byaratangiye gahoro gahoro. Nyagasani rero ahagarara i Efezi, wa wundi ufashe inyenyeri ndwi mu kiganza cy'iburyo akagendera rwagati mu matara 7 ya zahabu. Twaje gusanga ari inde? Ari Yesu. Aravuga ati rero ntabwo kinkunda nka mbere. Muri make tandanse aho bigana ni mu kumparika. Ntago rero nta mugore twumvikana, nta mugore cyangwa umugabo wifuza guharikwa burya ni akaga. None rero Nyagasani arashaka ngo umuharike, oya n'Imana ifuha. Ntabwo ashaka rero kumuharika kugira ngo utazagira nako gatekerezo, cyangwa se ugatega amatwi babandi baza mu matwi abakubwira ngo ariko ngura ngo ubundi ngo uzi kuri mwiza, ugasanga umugore batangiye kugufrata nawe ukagendera kugira ngo utagwa muri ibyo ngibyo. Hari ibintu bibiri. Haleluya. Nuko uwagushatse ntagomba kuba reka mvuge kuba jaloux, no kuvuga kukurinda jalousement, no kuvuga ngo kukubaho mbese kukubera jisho akajya areba icyaba cyaguhungabanya, ariko nawe ukakira iyo jalousie ariko iri positive. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ya jalousie igiye kugusenya, oya aranga ko hari undi wamugutwara, kandi burya yarwana ko hari undi wamugutwara nuko abagukunda cyane. Ariko burya uzareba umuntu udakunda, niyo bavuze bati hari undi wamutwaye twamubonye n'undi muntu, umva nta nicyo bikubwiye, ukavuga uti ahubwo wamutwaye se yarebaga uriya muntu ko nabonye ari fake, kuko uba wumva ntacyo akubwiye. Ariko wawe ibeshya bakubwire bati twamubonye aha, umutima nta nubwo utera, uravuga uti Mana we, ukagerageza gukora sambura yuko utanabyumvise, ariko urapfuye birarangiye. Ati mwabantu mwe. Hari umuririmbyi waririmbye ngo urukundo ni indwara y'umutima, ni icyorezo kitagira uwo gisiga. Rwagufashe rero. Hari umuhanzi nawe waririmbye ati ngewe ati nagiye kwa muganga bampa ikinini bamana aspirine ndanga bityo bese ndanga ndazahara, ariko mbonye uwo nkunda nuko ndakira. Haleluya. Reka rero turebe urukundo ubundi Nyagasani yabwira abo ngabo bi Efezi. Mwihangane tuhumve muvandimwe, nta kwiruka uyu munsi, tuzajya tugenda twumva Kiliziya tuyirangiza tubona gufata indi nyigisho. None rero umva urwo rukundo Nyagasani asaba uyu munsi. Erega nta nubwo ari urukundo arimo kurema ngo avuge ngo Efezi we ngo nta kuki mutankunda. Barabizi urukundo urwo ari rwo, kandi umenye ko iki gitabo cy'Efezi, haleluya, nako cy'ibyahishuwe gikuri iki gitabo ngiye gusomamo cy'ibaruwa Pawulo n'umwandiki abanyakorini, nicyo cyaje mbere. Abanyakorini barabwiwe, noneho barakomeza bagenda muri wa murongo w'ikorini, ariko bongeye baratirimuka. Reka rero twumve icy'ikorini babwiwe. Ni igitabo ibaruwa ya mbere Pawulo n'umwandiki abanyakorini, umutwe wa 13. Haravuga ngo naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo nabandi nk'icyuma kibomborana cyangwa inzogera irangira. Haleluya. Ubwo Efezi rero, naho wakubaha Imana ugapfuka mukirirwa mu butari kutagikunda Imana, uba uri gushaka kuyiharika. Ngo naho nagira ingabire y'ubuhanuzi cyangwa se kwiyumanganya, ngahishurirwa amayobera yose n'ubumenyi bwose, nawe nagira ukwemera guhambaye kumwe gushyingura imisozi, ariko ndafite urukundo ntacyo mba ndicyo. Muri kubyumva?
i Efezi ko hagawe ikintu gikomeye, naho nagabizi abakene ibyo ntunze byose, naho nahari umubiri wanjye ngo utwikwe, ariko nta rukundo mfite ntacyo byaba bimariye. i Efezi we, uri kubyumva? Isuzume rero, tujye kwisuzuma duhagaze i Efezi, turebe ese urukundo dukunda Imana ruracyari nka rwa rundi cyagiye tukirambagizanya na sheri, ukuntu twoherezanyaga utumesaje, wabona n'akajambo keza ukumva ari ugomba kukaha, wabona utuntu twiza wirwa gukura kuri WhatsApp cyangwa se kuri za Pinterest uri gushaka utuntu twiza uri bwoherereza umukunzi, utugambo katumakaye nawe rwose yabona atakubonye. Uyu munsi se niko bikimeze muvandimwe? Uracyakunda Yezu nk'uko wamukundaga kera? Uracyafite kumwitangira? Uracyafite kumva wafasha abakene ndetse byanaba ngombwa ugatanga n'ibyo tunze ariko umukene akarya? Yego, abantu benshi murimo kuvuga yewe ibiciro ku masoko byarazamutse, erega ni ku isi yose, mwageze se ngo ni mu bihugu bimwe? Reka ni ku isi yose ibintu birakomeye. None wa mukene niba byarazamutse iwacu bikaba byatuyobeye, umukene we byamugezeho biramanuka se? Reka ibyiwe byarushijeho kuba bibi. Ndetse mu Kinyarwanda hari umugani numvise bavuga ngo umugabo mbwa ntapfa ngo arahuhuka. Ni ukuvuga ngo umugabo mbwa bamugereranya na wa mukene. We rero iyo abakire bari kurira umukene waba mbese byarangiye. Muvande, wowe uri gutaka ibihumbi 100 wahembwaga byabaye iyanga, none wa wundi utabonaga na rimwe ameze ate? Birarushaho kuzamba. Uko birushaho kuzamba iwawe niko birushaho kuzamba no kwa wa mukene. Biradusaba iki uyu munsi rero? Antikristo ari inyuma y'irizamuka ry'ibiciro, mwabantu mwe mwireba hakurya no hakuno ngo urebe ngo ariko se ngo iyo ntambara se yiterwa n'abande? Si Antikristo bashyira inzangano hagati y'abantu bagatangira kurwana. Jewe ko ndi kurwanya nyamurwanya Kristo uri gutera mu bihugu ngo iki gihugu ngo gifitanye ikibazo ngo nakiriya ngo ni murwane. Koko abantu bakabihagarara inyuma, ariko ijuru rizigaragaza. Koko abantu ngo kiriya gihugu ngo nikirwane ngo nakiriya, ubwo se ni nyamurwanya Kristo uri inyuma y'irizamuka ry'ibi biciro. Yarangiza agakumvisha ko ibyawe byazaha iby'umukene bitagomba. Ni nyamurwanya Kristo uri kutwambura ibihembo, mwabantu muri itonde ibi bintu tubigendemo neza. Nyagasana azashima kwiyumanganya kwacu, ariko tunamukunda nk'uko twamukundaga kera, tunamuha nk'uko twamuhaga. Njyewe ndi kubwira abantu turi kumwe muri izi nyigisho, abafite ukwengane mureke tugende turebe icyo nyamurwanya Kristo ari gukoresha abantu uyu munsi. Ari kutwambura, ari gushaka kutwambura amakamba. Yewe ndayavugaga ati mwavugaga ngo murajya gufasha abakene ko hari icyo mwasaguraga, none rero n'imibare yanyu ntibikivamo. Muzi icyo tugiye gusabwa uyu munsi? Turagabanya ku byo twaryaga, ariko umukene nta buri cyo afata iwacu. Murabyumva bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru ry'amahoro? Muri kumva icyo tugomba gukora ni ukwigomwa. Niba wisigaga amavuta y'ibihumbi 50, manuka uruhu rwawe Nyagasana azarushyira, ariko umukene nta buri cyo kurya iwawe. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi guha amahoro. Ni byinshi navuga kuri iyi nyigisho kuko Efezi ntabwo tuharangije, ariko nanjye yo nigisha mba nzi ngo hari babandi bafite umwanya mutoya. Rwose inyigisho yabaye ndende. Mu minsi ishize umuntu yarambwa ngo mara wize ngo ujye gerageza ngo gukora indirimbo ngufi. Bikira Mariya mwamikazi w'amahoro, ngufi se ninjye uziha? Uzumva ashoboye kuzumva azakurikira uburebure bwazo. Ariko se kuko indirimbo mayi ibitero 6 ubwo mbeze we ijoro nese biraho baranye bibaye ngo ni ndende. Barashaka indirimbo ngo ifite inyikirizo n'igitero kimwe. Ariko se uburyohe burya ntabwo kuba kera rega mbona abantu bacuruza ubunyobwa akatubonge, buze nkubonge ko bya Yezu yamaye, reka nkugaburire yabimpaye birahagije. Twahawe kubona umureke tubahe kubona. Ushaka kurikira arabyumva, utabishaka yigendere n'akazi ke, ariko ngewe ndabitanga uko yabimpaye. Tuhagaze Efezi rero turi kwiga, turi kubona ko nyamurwanya Kristo arimo kutwinjirana. Duhagaze Efezi turabona ko nyamurwanya Kristo ari kudutera ikintu cyitwa kurambirwa. Nyamurwanya Kristo ari kudutera ikintu cyitwa kwikunda. Kandi ntushobora kwikunda iyo ugifite urukundo nk'urwa mbere, urwa rukundo rwihangana rutarondera kare akarwo, urwa rukundo rubabarira byose, burya uruha umukunzi. Ariko iyo watangiye kwironda hakawe ugatangira kwireba, ubwo urukundo rwawe ruba rwagabanutse ko wagombaga kuruha.
muvandimwe wanjye, wisuzume maze urebe wowe Kiliziya y'Efezi urabwirwa iki? Urukundo rwawe ruhagaze rute ku Mana? Ndatekereza ko iyo dutekereje wenda gusa urukundo ku Mana, se mama Louise ko nyivuga rozari nkaba rwose ngerageza, ubuse koko wabyumvise rero. Nyamurwanya Kristo ari kudutera izamuka ry'ibiciro, nyamurwanya Kristo ari kudutera ibibazo byinshi. Ubwo rero nawe ugomba kuvuga uti nanjye ngomba kugira icyo mara muri iki gihe bikomereye abantu. Nongere nisegure ku bantu rwose, abantu turananiwe turarushye. Rero njyewe nanjye mbwira Yezu, ariko nayo ndi kumuganiriza mubwira Yezu, nukuri ibyo natangiye muri True of Hope and Joy nabyo biraremereye, ningira amahirwe nkabisohoza nukuri uzanshimira ibi ngibi, ariko ntabwo nzafasha abakene bose bo kwisi ngo mbarangize. Ubwo rero nisegure ku muntu tuzahura mu kibazo cy'ubukene, ati mama Louise mfasha wenda singufashe, ntuzagire ngo n'ubusambo. Nanjye mfite abantu nemereye gufasha kandi turi kugenda, ndi kugenda mbereka Yesu, nyemerera ahubwo mfashe mbageza aho natangiye mbemerera kuzabageza. Burya rero no mu bintu bizatuma abantu bemera ya Mana yacu nuko tuzaba indahemuka ku ijambo ritwemeye. Haleluya. Ngo ninde uzinjira iwawe? Zaburi irabivuga ngo nudahindura icyo yemereye abandi. Nukuri iryo jambo riri muri Zaburi. Haleluya. None rero ngewe nanjye mfasha kudahindura icyo nemereye abandi, kuko niba utarimo kubimfashamo muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, ntabwo waba uri kumfasha nyine. None se niba ngewe naremeye nkabwira aba bavandimwe turi kumwe muri True of Hope and Joy, nkababwira nti ngewe nzagerageza mbafashe uko nzabashoboye, ni ukuvuga ngo nabo bategereje yuko nzabafasha nk'uko nabyemeye. None rero ngewe niba naravuze ngo nzabikora ukaba utari kumfasha kubikora, uragira ngo bigende bite? Dore Zaburi ya 15 niyo ivuga ngo ninde unogeye Imana? Uhoraho. Ninde ukwiye kwinjira mu ngoro yawe ngo ature ku musozi wawe mutagatifu? Reka rero twisuzume turi Efezi muri iyi Zaburi. Ni umuntu utajorwa mu mibereho ye, agakurikiza ubutabera kandi akavugisha ukuri k'umutima we. Ni umuntu utabunza akarimi, ntagirire abandi nabi cyangwa ngo yihe gusebya mugenzi we. Uwo muntu arebana agasuzuguro wigize ruvumwa, maze akubaha abatinya Uhoraho. Icyo yarahiriye naho cyamugwa nabi ntabwo yivuguruza. Iyo agurije undi ntamutegaho urwunguko, ntiyemera ruswa ngo arenganye utacumuye. Ugenza atyo wese azahora ari ndatsimburwa. Ngaya amagambo rero adufashije kwisuzuma turi Efezi. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusobanukirwe igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuriwe Yohani si ibanga, si amayobera, ahubwo ni ukuri kw'ibyabaye kuriho kandi kugiye kwigaragaza bidatinze.